hari amakuru uyu mugabo witwa Petero yari afite ku muntu uzaza ari Kristo. Muri teori yari yarabisomye, yari yarabyumvishe. Hanyuma igihe kiragera, Kristo araza wa pratique, wa nyawe, asanga binyuranye n'ibyo Petero yarazi. Kristo wa nyawe ni uwuhe? Bivuze iki? Umunsi rero ndashaka ko dutinda by'umwihariko kuri iki kibazo. Bamwe bagira ngo ni Yohana Umubatiza, abandi bakagira ngo ni umuhanuzi, ariko se wowe ku giti cyawe ugira ngo Yesu ninde? Luka ibice 9 umurongo wa mbere kugeza wa 50. Ahamagara abigishwa be 12, arabateranya, abaha ubushobozi n'ubutware bwo gutegeka abadayimoni bose no gukiza indwara. Abatuma kubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana no gukiza abarwayi, ati: ntimujyane ikintu cy'urugendo, ari inkoni cyangwa imvumba cyangwa umutsima cyangwa ifeza, kandi ntimujyane amakanzu abiri. Inzu yose mucumbikamo aba ari yo mugumamo, kandi muzagenda ari yo muvuyemo. Kandi abatazabemera bose, nimuva muri uwo mudugudu, mukunkumure umukungugu wo mu birenge byanyu, ngo bibabere ikimenyetso cyo kubahamiriza. Nuko barahaguruka bajya mu birorero byose, babwira abantu ubutumwa bwiza, kandi hose barabakiza. Nuko umwami Herode yumvise ibyabaye byose biramuyobera, kuko abantu bamwe bavugaga ngo Yohana yazutse, abandi bati ni Eliya wabonetse, abandi bati ni umwe mu bahanuzi ba kera wazutse. Herode ati: Yohana sinamuciye igihanga, none se uwo ninde numvaho bimeze bityo? Nuko ashaka kumureba. Intumwa zigarutse zitekereza Yesu ibyo zakoze byose, arazijyana azihererana ahegereye umudugudu witwa Betsaida. Abantu babimenye baramukurikira, arabakira, avugana nabo iby'ubwami bw'Imana, n'abashaka gukizwa arabakiza. Nuko umunsi ukoze, abo 12 baramwegera bati: sezerera abantu ngo bajye mu birorero no mu ngo biri hafi, bacumbike babone ibyo kurya, kuko aho turi ari mu gipaturwa. Arababwira ati: mube ari mwe mubagaburira. Bati: dusigaranye imitsima 5 n'ifi 2, keretse twagenda tukagurira aba bantu bose ibyo kurya. Bari abagabo 5,000. Nuko abwira abigishwa be ati: nimwicaze abantu inteko yose ibemo abantu 50. Babigenza batyo, barabicaza bose. Yenda ya mitsima 5 n'ifi 2, arararama, areba mu ijuru, arabishimira, arabimanyagura, abiha abigishwa be ngo nabo babishyire abo bantu. Nuko bararya bose barahaga, bateranya ubuvungukira busigaye, bwuzura intonga 12. Nuko ubwo yasengaga yiherereye, abigishwa be bari kumwe nawe, arababaza ati: mbese abantu bagira ngo ndinde? Baramusubiza bati: bamwe bagira ngo uri Yohana Umubatiza, ariko abandi ngo uri Eliya, abandi bakagira ngo uri umwe mu bahanuzi ba kera wazutse. Arababaza ati: ariko mwebwe ho mugira ngo ndinde? Petero aramusubiza ati: uri Kristo w'Imana. Arabihanangiriza, arabategeka ngo batagira undi babibwira, ati: umwana w'umuntu akwiriye kubabazwa uburyo bwinshi, akazangwa n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi, akicwa, akazurwa ku munsi wa 3. Abwira bose ati: umuntu nashaka kunkurikira niyiyange,
yikorere umusaraba we iminsi yose ankurikire. Kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye niwe uzabukiza. Umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi narimbuza ubugingo bwe, cyangwa nabwakwaho indishyi? Kuko umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azaza afite ubwiza bwe n'ubwa se n'ubw'abamarayika bera. Ariko ndababwira ukuri yuko muri aba bahagaze hano harimo bamwe batazumva ubusharire bw'urupfu batari babona ubwami bw'Imana. Hanyuma y'ibyo, hashize iminsi 8, ajyana na Petero na Yohana na Yakobo, azamuka umusozi ajya gusenga. Agisenga, ishusho yo mu maso he ihinduka ukundi, n'imyenda ye iba imyeru irabagirana. Abantu babiri bavugana nawe, ari bo Mose na Eliya, baboneka bafite ubwiza, bavuga iby'urupfu rwe, uko agiye kuzapfira i Yerusalemu. Petero n'abari bari kumwe baramurikiraga, bakangutse rwose babona ubwiza bwe burabagirana, n'abo bantu babiri bahagararanye nawe. Nuko bagiye gutandukana nawe, Petero abwira Yesu, Databuja, ni byiza ubwo turi hano, reka duce ingando 3, imwe yawe, indi ya Mose, indi ya Eliya. Yabivugiye atyo kuko atarazi icyo avuga. Akibivuga, igicu kiraza kirabakingiriza. Bakinjiyemo baratinya. Ijwi rivugira muri icyo gicu riti, nguyu umwana wanjye natoranije mumwumvire. Iryo jwi ricecetse, babona Yesu ari wenyine. Barabizigama, ntibagira uwo babwira ikintu cyose mu byo babonye. Nuko bukeye bwabo bamanutse ku musozi, abantu benshi baramusanganira. Nuko umugabo wo muri abo avuga ijwi rirenga ati, Mwigisha, ndakwinginze ndebera uyu muhungu wanjye, kuko namubyaye ari ikinege. Dayimoni iyo amufashe aramwanisha, akamutigisa, akamubirisha ifuro, kandi amaze kumutera imibyimba myinshi akamuvamo biruhije cyane. Ninginze abigishwa bawe ngo bamwirukane, ariko ntibabibasha. Yesu arabasubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe biyubagiza, nzageza he kubana namwe no kubihanganira? Zana hano uwo muhungu wawe. Umuhungu akiza, dayimoni amutura hasi, aramutigisa cyane. Yesu acyaha dayimoni, akiza umwana, amusubiza se. Bose batangazwa n'igitinyiro cy'Imana, ariko bose bagitangarira ibyo Yesu yakoze byose, abwira abigishwa be ati, nimutegere amatwi aya magambo, umwana w'umuntu agiye kuzagambanirwa afatwe n'abantu. Ariko ntibamenya iryo jambo kuko bari barishwe ngo batarimenya, ndetse batinya kumubaza iryo ari ryo. Bajya impaka z'umukuru wabo uwo ari we. Ariko Yesu amenya ibyo bibwira mu mitima yabo, azana umwana muto amuhagarika iruhande rwe, arababwira ati, wemera uyu mwana muto mu izina ryanjye, ni jye aba yemeye, kandi unyemera aba yemeye uwantumye, kuko uworoheje muri mwe hanyuma y'abandi bose ari we mukuru. Yohana aramusubiza ati, Databuja, twabonye umuntu wirukana abadayimoni mu izina ryawe, turamubuza, kandi atadukurikira. Yesu aramubwira ati, nimumubuze, kuko utari umwanzi wanyu aba ari mu ruhande rwanyu. Dusenge. Mwami, turagushima kubw'ijambo ryawe,
wandikishije unyuze muri Luka. Turasenze kugira ngo umwuka w'Imana icyo yagambiriye kugira ngo aya magambo ari no muri na 50 ya Luka cya 9 icyo gikorwe binyuze muri Johnny bafashe umwanya kubatekerezaho. Turasenze kugira ngo icyo wagambiriye kibe mu izina rya Yesu, amen. Aramutse. Nitwa Johnny ku bashyitsi. Karibu rero mu ijambo ry'Imana. Turi muri Luka igice cya 9. Kuvuga ngo dukomeje uruhererekane tumazemo igihe kitari gitoya, ariko rwose ntimurambirwe, biracyaza, turacyafite andi mezi atari make muri iki gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Icyatumye dutangira iki gitabo ni ukugira ngo dusobanukirwe neza ese umurimo wo guhindura abantu kuba abigishwa ba Kristo ukora gute. Turi kumwe? Twatangiye tubona ko Yesu niwe muntu w'inzobere mu bijyanye no guhindura abantu kuba abigishwa. Inzira rero imwe yoroshye yizewe yo kumenya guhindura abantu kuba abigishwa ni ukwiga ubuzima bwe ukamenya uko yabikoze. Nicyo turi kwiga rero mu gitabo cya Luka. Ni ukuvuga ngo turashaka kumenya Yesu, hanyuma twamara kumumenya tukabasha gusohoza inshingano yaduhaye. Tugeze rero mu gice cya 9 cy'iki gitabo. Uyu munsi turakomereza aho twari tugeze mu cyumweru gishize. Aho twagarukiye mu cyumweru gishize niho turi bukomereze. Nicyo nyine bivuze kuba uruhererekane. Mu cyumweru gishize twabonye ibintu bitatu biranga umuntu wizeye Yesu by'ukuri. Twabonye ko umuntu wizeye Yesu by'ukuri ashishikazwa no kumva ndetse no kumvira ijambo rye. Cya kabiri, twabonye ko umuntu wizeye Yesu by'ukuri yizera ubutware bwe hejuru y'ibintu byose. By'umwihariko twabonye ukuntu yizera ubutware bwe hejuru y'ibyaremwe, akizera ubutware bwe hejuru y'indwara ndetse n'urupfu, akizera ubutware bwe hejuru y'imyuka mibi. Hanyuma ikintu cya gatatu kiranga umuntu wizeye Yesu by'ukuri ni uko aramuhamya. Ntabwo abigumana ngo namumenye, oya, ahubwo aragenda akabihamiriza abandi. Mu gice twasomye rero, iki gice cya 9 kuva ku murongo wa mbere kugenda kugeza ku murongo wa 17 ni ugukomeza kuri iyo ngingo ya gatatu. Uyu murimo wo guhamya Yesu ukora gute, bigenda gute, ni biki ukeneye kugira ngo ukore, ni biki uhuriramo muri urwo rugendo rwo guhamya Yesu. Iyo usomye ku murongo wa mbere kugeza ku wa 6, rukakomeza twereka ese uri guhamya Yesu akenera iki. Twabibonye ukuntu Yesu atuma abantu kujya kumuhamya, hanyuma yabatuma kujya kumuhamya. Kimwe mu bintu biri strange ku muntu wese ugiye muri mission cyangwa se ugiye gukora ibintu ahantu, ni ukumbwira ngo ntujyane imyenda, ntujyane ibyo kurya, ntugire ikintu na kimwe ujyana. Icyo Yesu ari kuvuga ahangaha ni uko mu murimo wo kumuhamya ibyo ntabwo ari byo bintu ukeneye. Hari ibindi ukeneye bitari ibyo. By'umwihariko ukeneye kwizera no kwakira ubushobozi cyangwa se ubutware bw'Imana mu kukurongera wowe ugiye muri uyu murimo wo guhamya Kristo. Turi kumwe? Icya kabiri, muri iyi mirongo twasomye n'ubundi, Yesu ntabwo abohereza gutyo gusa. Twabibonye ngo abaha ubutware hanyuma arabohereza. Mu yandi magambo, ugiye mu murimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza cyangwa se wo guhamya Kristo, ikintu cya kabiri ukeneye
ni ukwizera no kwakira ubutware bw'Imana bwo gusohoza iby'igutumye. Iyo ukomeje ku murongo wa 7 tubona noneho aba bantu bagezeyo barahamya. Bamaze guhamya, hari ibindi bintu bijyana n'uyu murimo bakoze. Ngo akabintu bavuga ngo umwami Herode yumvise ibyabaye. Nyirango uyu Herode muramwibuka mu bihe by'ivuka rya Yesu. Ntabwo yari umufana wa Yesu, ntabwo yari umuntu umushyigikiye, ariko nawe bigira gute? Biragenda bimugeraho. Mu murimo rero wo guhamya ibya Yesu nicyo kizamo. Ntabwo bizagera gusa ku bantu wagiye ugiye kubwira, by'umwihariko abavandimwe bo muri SLD muri kumwe natwe muri kwitegura kugenda. Mushobora kuba mutekereza ngo abantu tugiye kubwira ubwo ngubwo nibo nabo ngabo. Hazaza n'ibindi mutiteguye mudatekereza bijyanye n'icyo ngicyo. Abantu baragenda bakavuga, bamara kuvuga inkuru ikagenda ikagera kuri Herode. Biratangaje ikintu Herode avuga. Ninde uri gukora ibyo ngibyo? Akumva ibintu abantu bose bavuga, agakuramo ikintu kimwe azi neza ko kitari cyo. Kuko bavuze ngo ni Yohana Umubatiza. Ati icyo ndakizi ko atari cyo, kuko Yohana Umubatiza ngewe namwiciriye igihanga ndabizi. So icyo nshaka ko tubona aha ngaha ni icyo ngicyo cy'uko mu murimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza hari ibindi bizaza, hari ibindi bijyana nabyo. Hari abantu babimenya, hari reaction abantu bagira. Ariko ntabwo ari cyo gusa. Twabibonye ku murongo wa 10, hari n'ibibazo abantu bafite by'ubuzima busanzwe. Umva yabwirije, abantu banezerewe, ariko abigishwa be baramusanga bati amasaha wayabonye ahageze, sezerera aba bantu batahe bajye gushaka ibintu byo kurya. So mu yandi magambo, umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza ntabwo uzabwira abantu ngo Yesu arabakunda, ngo unanirwe kubona ko abantu bambaye ubusa, unanirwe kubona ko abantu bashonje. Abantu bamwe bafata agace kamwe k'uyu murimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza, bakumva ubwo nabahaye ibyo kurya nkabambika birahagije. Ubu se bo ntibabibona, ntibabyumva ko ari urukundo rw'Imana? Oya, ntabwo bihagije. Nta muntu wakijijwe nuko bamuhaye umwenda. Twarabibonye abashize, kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva ijambo rya Kristo. Ariko nanone ikintu Yesu akora hano kiratangaje. Ntabwo avuga ngo ngaho ni mu basezerere batahe bajye kureba uko bigenza, uri bubona aho acumbika, uri bubona icyo arya, ni akazi ke. Oya, avuga ngo ahubwo nimubicaze intego, hanyuma nimumara kubicaza bamuzanira icyo bafite, baragishimira, hanyuma abagabo nk'ibihumbi 5 bararya, barahaga, barasagura. Icyo bivuze ni iki? Muri uyu murimo wo guhamya ibya Yesu harimo n'inshingano harimo no kutirengagiza ibibazo by'ubuzima busanzwe abantu bafite. Yesu ntabwo yabyirengagije, nawe niba ugiye ntuzagende wabyirengagije. Turi kumwe? So ku murongo wa 18 rero hatangira ibindi bintu. Urumva abantu bamuhamije rwose, ibitangaza byabaye. Hanyuma n'amahanga yose yabimenye, n'umutware Herode yabimenye ko abantu bari guhamya. Urumva koko birimo kuba. Ariko Yesu, ikibazo ubundi umuntu wakoze ibyo ngibyo
twakabaye twashyuminga ko ibintu byose bitunganye ubu ngubu rwose impanda nivuge vuba tujye kwambara ayo makamba tuyarimbane kuko twayakoreye. Siko byakabaye bigenda? Ese ntibabwirije ntibyagenze neza? Ntabwo ari uko bimeze. By the way, ntabwo tuzambara amakamba ngo tuyarimbane kuko twayakoreye, kuko ni ubuntu bw'Imana. Ntabwo rero wakwirata ikintu waherewe ubuntu. Turi kumwe? So ubundi bakabaye bajya guserebura ibyabaye, ariko umurongo wa 18 ngo ni uko ubwo yasengaga yiherereye, abigishwa bari kumwe nawe, arababaza ati mbese abantu bagira ngo ndinde? Nko kubabaza amakuru ya bya bintu na Herode byamugezeho. Hanyuma amaze kubabaza, umurongo wa 19 baramusubiza bati bamwe bagira ngo uri Yohana Umubatiza, ariko abandi ngo uri Eliya, abandi bakagira ngo umwe mu bahanuzi ba kera wazutse. Uribuka ko ibi ngibi nibyo babwiye Herode. Turi kumwe? Noneho impamvu navuze ngo hano ibintu birakomera, ahindukirira ba bantu bavuye kumuhamya, sibyo? Akababaza ngo umurongo wa 20, ariko mwebweho mugira ngo ndinde? Yesu ashimwe. Iki kibazo nicyo ngira ngo dutindeho kuri uyu munsi. Urumva kuva ku murongo wa 1 kugera kuri uyu murongo wa 18 no gukomeza ku byo twabonye ubushize, yari ingingo ya 3 ijyanye no guhamya, nuko umuntu wizeye Yesu by'ukuri amuhamya. Umunsi rero ndashaka ko dutinda by'umwihariko kuri iki kibazo. Bamwe bagira ngo ni Yohana Umubatiza, abandi bakagira ngo ni umuhanuzi, ariko se wowe ku giti cyawe, umuntu wicaye hano, wowe muntu ugiye kujya kumuhamya ejo bundi mu bataramwumva, wowe muntu wicaye muri GCC waje guterana nyine mu itorero kwa kundi twiyeze, wowe ugira ngo Yesu ninde? Reka dusenge. Urakoze Mwami Imana yacu ko ukomeza kuvugana natwe. Ni ibintu byinshi uvuganye natwe muri iki gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Mwami turasenga ngo uhe imitima yacu kubyakira. Ubushize twarabibonye kuko kwizera by'ukuri bivuze kuguhamya mu bandi. Inshuro nyinshi dutekereza guhamya ariko ntitwakire ibijyana nabyo. Rimwe na rimwe tukagenda tutizeye ubushobozi bwawe bwo gusohoza icyo wagambiriye. Rimwe na rimwe tukumva dukeneye ibindi bintu kugira ngo duhaguruke tugende, ariko Mwami ijambo ryawe ritwereka ko nta kindi dukeneye uretse kwizera ubushobozi bwawe bwo gusohoza icyo wagambiriye ndetse no kuturongera mu byo dukeneye. Biratangaje Mwami ko uko uturongera ni nako urongera abo dusanze. Mwami, iki ni igihamya kubona abagabo barenga 5,000 bahazwa n'amafi angana gutya. Mwami turasenga ngo ubwo dutekereza uyu murimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza, wo kubujyana aho butaragera, uduhe kubikora mu murongo wawe. Uyu mwanya kandi dufite aya magambo imbere yacu tumaze gusoma,
dufite ikibazo wabajije abigishwa bawe, ntabwo dushidikanya ko natwe urimo kukitubaza uyu munsi, ngo tumenye uwo uriwe. Twe kugendera ku byo abantu bavuga, twe kugendera ku byo abandi batekereza, ahubwo twebwe ubwacu tube tuzi ngo urinde mu buzima bwacu. Turagusaba rero ngo Mwuka Wera uze utuyobore tuganira kuri aya magambo. Icyo twifuza ni uko uyu mwanya ujya gusoza buri muntu wese yamenye icyo bivuze kukumenya by'ukuri, buri muntu wese abasha gusubiza iki kibazo mu buryo bukwiriye, azi neza uwo uri we mu buzima bwe. Urakoze Mwuka Wera, ngwino utuyobore kandi udufashe muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Umugabo umwe yari umukire, hanyuma ariko akaba umukire ari nyakamwe, ngo atagira abana, atagira umugore, ari ahari wenyine. Noneho igihe kiragera arapfa, ariko mbere yo gupfa asiga yanditse irage cyangwa se wira, arayandika. Noneho umva n'umukire wawe igihe kigeze bamaze kumushyingura n'ibindi byose, bateza cyamunara ibye. Igihe cyo guteza ibye cyamunara kiragera. Ngo igihe cyo guteza cyamunara kigere, urabizi aba ari ibintu byose byuzuye inzu, ushobora guhera ku cyo ubonye. Bahera ku ifoto y'umwana w'uyu mugabo, yari yarapfuye kera, na mbere y'uko umugore apfa na mbere y'uko umugabo apfa. Ifoto nyine ishushanyije ibya painting. Ifoto y'umwana utazwi wapfuye imyaka myinshi, ibura umuntu yigura mu cyamunara. Abantu bose bati buretse turaza kugera ku bintu bizima, ku bintu by'agaciro. Urabizi nyine ifoto yawe ifite agaciro kuri wowe no ku nshuti zawe, ku bandi. Igihe baragurisha, numva bahera ku mamiliyoni bakamanura kugeza igihe nyine habonetse uri witware. Hanyuma uko umuntu ugura ifoto agenda abura, haza kuzamo umusore umwe w'umukene. Bageze kuri twa dufaranga twe dukeya ashobora kwafodinga, atera hejuru. Kubera ko nta wundi bari guhangana, bati ifoto urayitsindiye. Umusore amaze gufata ifoto, wari uyoboye cyamunara ati cyamunara irarangiye. Batese gute? Muduhe n'ibindi, muzane n'ibindi, ibi byose se biragurwa ryari? Uyoboye cyamunara ati itegeko rya cyamunara, irage uko nyiri ukuraga ibintu yaryanditse, nuko uri bugure ifoto ni uri bujyane n'ibindi byose. Niyo mpamvu ariyo bari bahereyeho. Aya magambo twasomye rero arimo ibintu bisa n'ibyo. Gusubiza iki kibazo, Yesu ninde mu buzima bwawe, nicyo gihatse ibindi bintu byose mu buzima bwawe. Uwo Yesu ari we ku buzima bwawe, nibyo bisobanura ukubaho none aha ngaha. Ni nabyo bisobanura uko uzabaho iteka n'iteka. Niyo mpamvu Yesu arimo kubwira aba bantu bavuye gukora umurimo ukomeye, abantu rwose abandi batangariye, akababwira ngo ubundi mwebwe mugira ngo ninde. Turabibona kuri uyu murongo wa 20.
ngo arababaza ati ariko mwebweho mugira ngo ndinde? Hanyuma Petero arasubiza ati uri Kristo w'Imana. Kose Petero ntiyagitoye, yagikoze rwose, uri Kristo w'Imana. Ariko iminsi yashize natangiye kwiga imodoka. Iyo rero utangiye kwiga imodoka hari ibintu uvumbura ko gusoma ibitabo ku modoka n'ukuntu bayitwara bishobora gutuma umenya imodoka rwose. Ariko uko kumenya wamenya imodoka kuba kuri ahantu hasi, noneho iyo umaze kwicaramo hari ikintu bakubwira ngo wumve imodoka, sibyo? ngo noneho babura ngo uragenda uzamura gake gake, ngo nuhagera urekeraho. Hari ahantu nyine ugera imodoka ikaba ishobora kujya imbere ikaba yagenda, iyo uharenze irazima, ntabwo igenda. Uri kuzamura ikirenge, abatwara imodoka za manuweli barabizi. Ni ukuvuga ngo kumenya Yesu nabyo hari ukumenya nyine ko mu bitabo kwa teori, aho umugabo ahita avuga ngo uri Kristo w'Imana. Biratangaje ikintu Yesu amusubiza. Maroma 21 ngo arabihanangiriza, arabategeka ngo batagira undi babibwira. Maroma 22 ati umwana w'umuntu akwiriye kubabazwa uburyo bwinshi, akazangwa n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi, akicwa, akazurwa ku munsi wa gatatu. Ugarukiye hano ntabwo wakumva ikibazo kiri mu gisubizo Petero yatanze. Reka turebe Matayo avuga kuri iyi nkuru. Muri Matayo ibice 16 wumva ikintu cyabaye. Ku murongo wa 16, Matayo 16:16 ngo Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Umva ko ni bya bindi, nibyo rwose yabitoye ku rwego rwa mbere. Hanyuma amaze kubimusubiza, Yesu aramusubiza, turahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Maze yihanangiriza abigishwa be ngo batagira icyo babwira ngo batagira uwo babwira ko ari we Kristo. Maroma 21 Yesu ahera ko yigisha abigishwa be ko akwiriye kujya Yerusalemu akababazwa uburyo bwinshi n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi, akicwa, akazazurwa ku munsi wa gatatu. Umva ko ni bya bindi n'ubundi Yesu yasobanuriye Petero muri Luka. Umurongo rero wa 22 uratubwira harya kumva ibi bintu kwa Petero kwari kugarukiye hehe. Umurongo wa 22 ngo Petero aramwihererana, atangira kugira gute? Aramukosora, atangira kumuhana ati biragatsindwa mwami, ibyo ntibizakubaho na hato. Mwabibonye wa muntu wavuze ngo uri Kristo, iyo Yesu amusobanurira icyo kuba Kristo bivuze, uyu muntu aramuhindukirana akamwiriza ku ruhande akamubwira ngo biragatsindwa, wibeshye, reka tuve muri rubanda, tuve ngwino tubanze tujye inama nk'abayobozi b'iri tsinda, nk'abayobozi b'iyi ministry.
turi kumwe. Ati ibyo bintu byo gupfa ubyitondesheje. Ushobora kugira ngo nyine ni inama nziza kandi ishize mu gaciro, si byose? Umuntu ugiye kuba Kristo w'Imana se akwiye gupfa? Ariko umva ikikubwira ko iyi nama nta bwenge bwari burimo. Umurongo wa 23, arahindukira, uwo ni Yesu, abwira Petero ati subira inyuma yanjye Satani, umbereye igisitaza, kuko ibyo utekereza atari iby'Imana, ahubwo utekereza iby'iki? Iby'abantu. So urumva iyo Petero avuze muri Kristo w'Imana, somehow bameze nka wa muntu wasomye ibitabo byinshi ku gutwara imodoka akavuga ngo imyaka amaze muri Kigali muyimpereze. Icyo ndi kuvuga ni iki? Hari amakuru uyu mugabo witwa Petero yari afite ku muntu uzaza ari Kristo, sibyo? Muri teori yari yarabisomye, yari yarabyumvishe. Hanyuma igihe kiragera, Kristo araza, wa pratique, wa nyawe. Turi kumwe? Amubwira ngo iki? Kuba Kristo bivuze ibindi bintu, asanga binyuranye n'ibyo Petero yarazi. Turi kumwe? So kuba Kristo wa nyawe ni uwuhe? Bivuze iki? Nibyo dusoma ku murongo wa 22. Kuko Yesu arimo arasobanurira Petero icyo bivuze kuba ari Kristo. Turi kumwe? Umurongo wa 22 ati 21, arabihanangiriza, arabategeka ngo batagira undi babibwira, ati umwana w'umuntu akwiriye kubabazwa uburyo bwinshi, akazangwa n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi, akicwa, akazurwa ku munsi wa gatatu. Muri uyu murongo harimo ibintu nka bitatu by'ingenzi biremereye. Ijambo rya mbere, umwana w'umuntu akwiriye kugira gute? Kubabazwa. Ni ukuvuga ngo kuba Kristo ni ukubabazwa. Kristo, abantu bakeneye kumenya Kristo wa nyawe, muzagira gute? Muzababazwa. Iryo ni ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri, azangwa n'abakuru n'abatambyi bakuru, hanyuma agire gute? Akicwa. Kubabazwa no kwangwa ni nk'ikintu kimwe. Turi kumwe? Hanyuma ijambo rya kabiri, Kristo wa nyawe mugomba kugira gute? Kwicwa. Ijambo rya gatatu, akazuka ku munsi wa gatatu. Ibi rero bishatse kuvuga iki? Kuki Yesu yababajwe? Kuki abakuru n'abanditsi bamwanze? Ikintu gikomeye Yesu yakoreye aba bakuru b'idini n'abanditsi kigatuma bamwanga, ni inyigisho yigishije. Zivuga iki? Zivuga ko idini burya nta kimaze, ahubwo abantu bakeneye kugira gute? Kwizera. Arabitandukanya. Abantu bajyaga bagira ngo kwizera n'idini ni ikintu kimwe. Abantu bajyaga bagira ngo umuntu akizwa nuko yubahirije imigenzo runaka, kuko n'iki dini bivuze. Idini biravuga ngo hirimbana cyane, kora ibishoboka byose, usohoze iyi migenzo, usohoze aya mategeko, ukora iyi mirimo, ahari Imana izakwemera. Turi kumwe? Nta dini rivuga ngo ni garanti Imana izakwemera. Oya,
urugero rwa hafi ni idini ya Isilamu. Impamvu bahora bavuga ngo Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha, nuko batari shuwa niba yafite. Nta muntu n'umwe uzi niba uyu muntu ari mu mahoro n'imigisha cyangwa atabifite, ahubwo buri uko tubivuze tugomba kumusabira, uvuga ngo kora ibi n'ibi, ahari wenda Imana izakwemera, ahari wenda mu gihe cy'urubanza Imana nitorera nawe uzatsinda. Icyo ni ikidini rivuga. Yesu we yaje avuga kwizera. Kwizera byo bivuga iki? Kwizera byo biravuga ngo namaze gutsindwa. Iyo ndebye ibyo Imana ishaka n'uwo nkwiye kuba we, nsanga rwose urubanza ruruca abana. Namaze gutsindwa, mfite ahantu ndi wo kurimbuka. Ahubwo ngatangira ngatakamba nkavuga ngo datangirira ubuntu, datangirira ubuntu. Turi kumwe? Icyo rero Yesu aje akivuga, umuntu waminuje mu by'idini, umuntu utubahiriza imihango gusa ahubwo wigisha n'abandi uko bayubahiriza, ahubwo ugena n'uburyo bukwiriye bwo kubahiriza imihango, yari kuvuga ngo ariko uyu muntu aje kudusenyera. Nukomeza muri iki gice uzagera ahantu Yesu aba ari kuganira n'aba bantu, hanyuma umwigisha umwe akamubwira ngo ariko databuja, ugiye uvuze utyo natwe ubu dututse, kubera ko yahinyuje ibintu aba bantu bafashe. Muri iryo jambo rya mbere, Yesu Kristo wababajwe azira ko yabwirije abantu, reka mbivuge gutya, Yesu ni Kristo wababajwe azira ko yabwirije abantu kuva mu idini bakajya mu kwizera. Kumenya Kristo by'ukuri, kumenya Yesu wa nyawe, ni ukumenya ko uyu muntu ntabwo ari idini, ahubwo ni ukwizera. Ijambo rya kabiri ni ukwicwa, kuko umuntu wavuze ngo umwana w'umuntu akwiriye kubabazwa uburyo bwinshi, akazangwa n'abakuru n'abatambyi n'abanditsi, hanyuma akagira gute? Akicwa. Kumenya Kristo by'ukuri, kumenya uwo ari we, ni ukumenya ko ntabwo yababajwe gusa nk'umuntu wigometse ku myigishirize ihari ngo birangirire aho ngaho, ahubwo byageze no ku gupfa. Yesu ntabwo yapfuye nka Karamira, abakuru nibo babyumva. Karamira yahamwe n'ibyaha bya Jenoside mbere y'uko bakuraho igihano cy'urupfu. So baramumanika kuri stade Nyamirambo, baramurasa, birarangira, nk'igihano cy'urupfu gikwiriye ibyaha uyu muntu yakoze. Ntabwo Yesu ari uko yapfuye, ahubwo Pawulo abitubwira neza mu Baroma 3, urupfu rwa Yesu yari impongano y'ibyaha, apana ibyaha yakoze, y'ibyaha by'abari mu isi. Ibi ngibi kandi Yesu arabivuga nanone muri Yohana igice cya 3, akavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, yatanze umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo gupfa kwa Yesu byari mu mwanya w'abamwizera. Turi kumwe? Ibi bivuze iki kuwo Yesu ari we? Kuko ikibazo kirabaza ngo mbese abantu bagira ngo ndinde?
bikava kuri rubanda bikaza kuri uyu muntu uri kumva. Mbese mwebwe mugira ngo ndinde? Petero ati uri Kristo, ariko ntukwiye gupfa rwose, ukwiye kwima ingoma ukaba igitangaza. Yesu atoya, kuba ndi Kristo bivuze ko nzababazwa, turi kumwe, bivuze ko nzicwa, hanyuma ntibigarukira aho ngaho. Ni ukuvuga ngo Yesu, iyo tubajije ngo Yesu ni nde, Yesu ni Kristo wapfuye ku musaraba yishyizeho igihano gikwiriye ibyaha byanjye nawe, cyangwa se ibyaha by'abazamwizera, kugira ngo umwizera ahabwe ubugingo buhoraho. Ariko ntabwo bigarukirayo. Ubundi tubwirwa n'iki ko Yesu yapfuye nk'impongano y'abandi bantu? Tubwirwa n'iki ko atapfuye nka Karamira ngo abazize ibyaha bye ko yigometse ku mategeko y'idini? Ni iki kintu cya gatatu, akazurwa ku munsi wa gatatu. Iyaba Yesu yari umunyabyaha, ntabwo yashoboraga kuzuka, kuko urupfu ni igihano gikwiriye ibyaha. Mu yandi magambo, Yesu yagombaga gupfa iyo aza kuba umunyabyaha bikarangira, ariko arabibasezeranya bitaraba, arababwira ngo akazurwa. Kuzuka kwa Yesu rero nicyo gihamya. Mu yandi magambo, Yesu ni Kristo wazutse nk'igihamya cy'uko ari incungu y'abamwizera. Kumenya Kristo rero n'ayo magambo atatu. Iyo Yesu abaza abantu ngo mbese mwe mugira ngo ndinde, abashaka ko bamenya ibingibi, bamumenye nka Kristo uzababazwa. Mu yandi magambo, wazanye ibitandukanye n'idini, bamumenye nka Kristo uzapfa. Mu yandi magambo, uzishyura ikiguzi cy'ibyaha, igihano gikwiriye ibyaha uzakishyiraho, ariko ntabwo azakishyiraho nk'umuntu watsinzwe n'urubanza, ahubwo azakishyiraho mu cyimbo cy'abandi bantu. Iyo rero uvuze ngo uri Kristo w'Imana, ukwiye kuba usobanura ibyo ngibyo. Hanyuma ukibaza ngo ibi bintu Yesu ari kuvuga, iki kintu cy'uko nyine uyu Kristo umeze gutya, ubundi atandukaniye he n'abandi? Wibuke byatangiye abantu bagira ngo ni umwe mu bahanuzi, sibyo? So ahangaha rero Yesu yamaze kubasobanurira icyo kuba Kristo bivuze. Aba bantu bakeneye kumenya bitandukaniye he n'ibindi byabanje. Gusa tutaragera aho bitandukaniye, Petero yavuze ngo uri Kristo w'Imana, amusobanurira icyo kuba Kristo bivuze. Wakwibaza ngo uko noneho ndakumenye uko uri Kristo w'Imana, ariko se njyewe nawe turaza guhurira hehe? Ibyanjye wamenye ko uri Kristo w'Imana, ko uzapfa, uzangwa ugapfa, ariko ukazuka, bihuriye hehe ibyanjye nawe? Icyo nacyo nicyo Yesu asobanura ku murongo wa 23, ngo abwira bose ati umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorera umusaraba we iminsi yose ankurikira. Uyu Yesu umeze gutya, bamukurikira gute? Abantu bagendana nawe gute? Arabisobanuye, nabyo ntekereza ko bitoroshye.
Muri uyu murongo naho harimo amagambo atatu akomeye, ni yiyange. Ubundi wakagize ngo niyange iby'isi, sibyo bibambutse? Kwanga byo ubwabyo birakomeye, ariko wenda niyange ibindi bintu, apana we ubwe. Ariko Yesu ati nagire gute? Niyiyange. Hanyuma namara kwiyanga ukagira ngo birahagije, akongeraho ikindi gikomeye, yikorere umusaraba we iminsi yose, hanyuma ankurikire. Kwiyanga ni ikindi, ariko mu magambo make yoroshye, kwiyanga ni ukwanga gusohoza ubushake bwawe, ni ukwima kamere yawe ibyo ishaka, ibintu yari ikeneye wifuzaga. Igihe cyose ibyo bintu bidahuje n'ubushake bw'uyu Yesu urimo gukurikira. Hanyuma kwikorera umusaraba, aba bantu bari babizi neza, abanyagalilaya bari bazi icyo bivuze. Ntabwo nyine kari akantu kari aho ngaho k'amagambo meza y'abakirisitu. Urabizi hari amagambo dufite y'abakirisitu nyine usanga ntabwo tuzi neza icyo asobanuye, ariko turayakoresha tu. Uzabibona nuva mu gusoma Bibiliya yera ugasoma Bibiliya ijambo ry'Imana, uzajya ubona hari ibintu hari ibi ni iki bisobanuye. Iyo ubisomye ntabwo ubitekereza gutyo, kubera ko nyine ntabwo utinda kukumva icyo amagambo avuze, wumva kuryoheye gusa, ukumva ni amagambo umenyereye. Iyo ushifitinze ukajya muri Bibiliya y'Ikinyarwanda cy'iki gihe, nibwo wumva harya none sinajyaga mbitekereza gutya. Hari amagambo nyine aba ari amagambo ari aho ngaho, abantu batumva neza uburemere bwayo. Iri jambo ngo yikorere umusaraba we, abanyagalilaya bari babizi, kuko ntabwo kubamba no kwikorera umusaraba babihimbiye kuri Yesu. Oya, bwari uburyo bwo guhana abanyabyaha bugezweho muri icyo gihe. Byari ibintu bizwi, abantu bazi icyo bivuze ko umuntu yikorera umusaraba we akawuvana aho bamukatiriye, akawujyana akazawugeza aho bamumanika, akahaguma kugeza igihe ashiriyemo umwuka. Muribuka ko ntekereza ko tuzabigeraho uko dukomeza gusoma iki gitabo. Yesu ngo bamubamba ngo babavuna amaguru, kugira ngo adakomeza kwihagamo umwuka, agakomeza nyine akabaho. Babavuna amaguru kugira ngo byihute uyu muntu ntakomeze gusavayivinga. Gupfa ku musaraba wari umuco nyine abantu bari bafite icyo gihe, bari babizi neza uko bigenda n'icyo bivuze. Iyo Yesu rero abwiye abantu ngo umuntu yiyange yikorera umusaraba we, bazi icyo bivuze, bazi ko uyu muntu nta umucira akari urutega, nta muntu umwegera. Nyine umuntu wikorera umusaraba we aragenda mpaka akagerayo. Iki ngiki Pawulo akigarukaho arimo yandikira Abafilipi, akababwira ngo ntabwo mwahawe, ahubwo mwahawe no kubabazwa. Ntabwo mwahawe kwizera Yesu gusa. Kwizera Yesu biza mu ipaki imwe, niko twajyaga tuvuga, no kubabazwa. Turi kumwe? Yesu rero yabwiye abantu ngo umuntu yikorera umusaraba we, aba bantu bumva icyo bivuze, barabizi ko ari ukubabazwa. By the way, aba bantu ari kubwira amaze kubabwira ibyo we ibizamubaho we. Mu yandi magambo, ni abantu bagendana nawe bakabibona ukuntu aba bayobozi b'idini bagenda bamutegatega. Avuga iki ngiki bati ubwo se kiriya, avuga iki ngiki bati ubwo se kiriya, bari gushaka aho bamutegera ngo yice amategeko hanyuma bamuhane. Ikijyanye no kwikorera umusaraba cyari ikintu cyumvikana muri icyo gihe. Mu gihe cyacu mu kwemera
kubabazwa, kuba ubyiteguye ko nyine gukurikira Yesu wababajwe bijyana nawe no kuba wababazwa no kuba watotezwa. Ijambo rya gatatu muri uyu murongo, ankurikire. Yikorera umusaraba we ankurikire. Ibi ngibi twarabibonye mu bice byabanje, aho Yesu asanga umugabo uri gukoresha ikoro ku muhanda, nyine uzi ikintu ari gukora, akamubwira ngo nkurikira. Aho asanga abagabo bari kuroba amaze kubarobesha ifi nyinshi, akababwira ngo nkurikira. Ba bagabo bamaze kuroba amafi menshi yababwiye ngo nkurikira, babigenza gute? Barakomeza barabanza bakayacuruza? Biratubwira ngo basiga byose bakamukurikira. So iyo Yesu yavugaga ngo yikorere umusaraba we ankurikire, abantu bari bazi gukurikira Yesu icyo bivuze. Mu magambo make byari bivuze ibintu nka bibiri by'ingenzi. Icya mbere byari bivuze kwemera inyigisho z'uyu mugabo. Icya kabiri byari bivuze kuza mu itsinda cyangwa se mu kigare cy'uyu mugabo, kuko kuba umwigishwa wa Yesu, kuba umwigishwa w'umuntu nicyo byari bivuze. Muribuka ko hari aho bigera Petero akavuga ngo uyu nawe ngo yari ari kumwe nawe, akazira gusa ko yari ari kumwe nawe. So kumenya Yesu by'ukuri hari nyine kuvuga ngo ni Kristo ukagarukira aho ngaho, ariko Yesu ni Kristo uzababazwa, sibyo, uzapfa, ariko kandi akazuka. Kumukurikira ni ukugira gute? Ni ukwihanga, ni ukureka ubushake bwawe ukayoborwa n'ubushake bwa Yesu. Kumukurikira ni ukwemera ko bijyanye no kubabazwa, ni ukwikorera umusaraba. Ntabwo ari ibintu biryoshye gusa ngo tuzabona. Oya, harimo no kubabazwa kubwe. Ikindi kijyanye n'icyo ni uko iki ngiki twasomye muri uyu murongo nyine ni ukumukurikira. Kumukurikira ni ukwemera inyigisho ze, ni no kujya mu itsinda rye, niko twavuga, cyangwa se kugendana nawe. Mu yandi magambo ntabwo wavuga ngo nakurikiye Yesu ariko ntabwo nshaka kujya mu itorero, ntabwo nshaka gusanga bene data, njyewe nzamukurikira tu. Iyo ukurikiye Yesu ugomba kubana na bene se, ugomba kugira abantu musangira ubwo buzima bwo gukurikira Yesu. Murabizi ko hari aho umwanditsi w'Abaheburayo bivuga ngo mwe kwirengagiza guterana kwera kubera ko bifasha iki cyangwa kubera ko bimaze iki, ahubwo kugira ngo muterane ishyaka ryo gukundana n'iry'imirimo myiza. Uri wenyine rwose ibintu byo gukundana biroroshye kubyibagirwa. Wiga gukunda mwene so iyo mubanye nyine, iyo ubonye ko atumva ibintu nk'uko ubyumva, iyo hari ibintu mugonganiramo, nibwo witoza gukunda uyu muntu. Turi kumwe? So umukristo rero udashaka kujoyininga abandi ngo bagire ikintu nyine ngo basabane babane, ibyo gukunda bene se urumva biba bikirimo akandi kantu. Tukiri muri aya magambo, kuki ibi bintu bibiri, urumva uwo Kristo ari we uzapfa, uzangwa, akicwa, akazuka, dukurikira binyuze mu kwigomwa ubushake bwacu cyangwa se kwanga ibyo kamere zacu zishaka, tukemera kubabazwa kandi tukemera gukurikira inyigisho ze. Kuki ibi bintu bibiri ari ibintu byihariye? Nyine nirihe sumbwe ibi bintu bibiri bifite? Nicyo atubwira uhereye ku murongo wa 20
na kane. Iyo ubyumva urumva ko birashaririye. Kwanga ubushake bwawe, kwemera kubabazwa, gukurikira inyigisho z'undi muntu, birashaririye. Nyine birakanyaraye niko twavuga. Ariko se nirihe sumbwe ibi bintu bifite ku buryo nyine dukwiye kubikurikira? Ni icyo avuga ku murongo wa 24 ngo kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye. Kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye niwe uzabukiza. 25 umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi narimbuza ubugingo bwe cyangwa nabwakwaho indishyi? Isumbwe ibi bintu bifite nuko niyo nzira imwe yo kubona ubugingo. Ibindi byose birangirira ahantu hamwe, hahandi Yesu yabwiraga abantu rya tandukaniro hagati y'idini no kwizera. Ikidini rirangiza iherezo ry'idini nuko turaza gushyira ku munzani. Turi kumwe? Nidushyira ku munzani, Bibiliya irasobanutse, igihembo cy'ibyaha ni urupfu. Bivuze iki? Bivuze ko ukuntu idini irangira ugomba kwishyura, gutanga ubugingo bwawe nk'indishyi. Turi kumwe? Kuko nyine nibyo wakoze, nibyo ugiye guhemberwa. Bikaza kurangira nyine ubugingo bwawe wabutanze w'indishyi. Turi kumwe? Ariko iyo uhisemo iyi nzira twavuga ngo ikakaye yo kwigomwa ubushake bwawe, yo kwemera kubabazwa, yo gukurikira Yesu, niyo nzira yonyine yo kubona ubugingo. Niko ushobora kubona ubugingo. Turi kumwe? Hanyuma ukabaza ngo ubundi ibyo bintu ni gute abantu batabyumva? Gusa abantu ntibabona ko aho kugira ngo nzabone ibihembo by'ibyaha nkeneye gukurikira impano y'Imana. Icyo nacyo Yesu aragisobanura ku murongo wa 26 ngo kuko umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azaza afite ubwiza bwe n'ubwa Se n'ubw'abamarayika be. Mwacyumvisha ikibazo? Ni isoni. Ubushize Paside yabigarutseho avuga impamvu abantu batemera Kristo. Avuga ku bwibone, aho umuntu yumva ibyo bintu uri kuvuga hari ibindi nari nsanzwe nzi, ibyo uri kuvuga rero nyina kumva ibyazi birahagije, ntabwo ashaka kumva ibyo Kristo azanye. Ni nacyo idini ikora, ikwigisha ko ibyo wowe wikoreye, ya mihango n'imigenzo wakurikije irahagije, ntabwo ukeneye undi muntu wo kuza kugucungura. Birababaje kubona abantu barimbuka bazize kugira isoni. Ngo ugira isoni zo kunyemera, umwana w'umuntu nawe azagira gute? Azagira isoni zo kumwemera. Kubera ko kwiyemeza ukiyegurira Yesu ni icyemezo, nyine ni ibintu usiga inyuma ukavuga ngo ndaje ndakwiyeguriye. Ntekereza ko utekereje muri sako yawe ushobora kubona abantu bameze gutyo, bumva rwose bakunze Imana, bumva rwose babyishimiye, ariko ibyo kuvuga ngo nze mbijyemo n'imbaraga nyine mbibemo bihinduka ubuzima bwanjye, akumva
ubu se ndekeye aho kunywa inzoga n'abantu twasangiraga bagira ngo ndindeze, ubu se bumvishe nagiye gusenga ku cyumweru abakozi dukorana bagira ngo ndinde, bagira ngo ntabwo nyine nanjye nsobanutse. Kwizera Yesu biri mu ipaki imwe no kubabazwa. Turi kumwe? Imana dutabare. Nababwiye ngo mbere yuko nababwiye ibi bintu Yesu ari kuvuga bifite irihe sumbwe hejuru y'iby'abandi bavuze, cyangwa se uyu Kristo uri kubabazwa akicwa akazuka atandukaniye he na Mose wazanye amategeko? Atandukaniye he n'abahanuzi nka Eliya bavugaga umuriro ukamanuka? Nibyo dusoma uhereye ku murongo wa 28 kugeza ku 36. Itandukaniro ni rimwe, nuko umurongo wa 35 ngo ijwi rivugira muri icyo gicu riti, nguyu mwana wanjye natoranije, ngire gute? Mumwumvire. Hari ukuntu Petero uri kumwe na uhari Mose na Eliya bagaragara, agira kwa gusobanukirwa ku rwego rwa mbere, akavuga ati ibi bintu ni byiza, reka tugire gute? Duce ingando, iyawe n'iyawe n'iyawe. Mu yandi magambo arimo aravuga ngo noneho aba bantu ni bamwe, birareshya birahuye, so reka tubacire ingando twigumire hano. Hari ikintu gitangaje ariho dukura kuba nyine kugupfa, kubabazwa no gupfa no kuzuka bya Yesu ari ikintu gikomeye muri iki gice. Aba bantu ngo bavugana nawe iby'iki? Bavugana nawe iby'iki? Iby'urupfu rwe. Ntabwo aba bantu baza ngo bavuge ngo ngo umurimo umeze gute, bimeze gute. Oya, bavugana nawe iby'urupfu rwe. Mu yandi magambo, muri uku kuzamuka ku musozi, muri uku kubona ubwami bw'Imana niba ariko twabyita, cyangwa se muri uku kurabagirana, muri iri yerekwa ridasanzwe, ikintu cyari kirimo, icyari kigamijwe ni ukongera gushimangira ko uyu ni Kristo w'Imana uzagira gute? Uzapfa. Bakavugana nawe iby'urupfu rwe. Turi kumwe? Hanyuma bavugana nawe iby'urupfu rwe, ijwi rikava mu ijuru rikavuga ngo nguyu mwana wanjye natoranije, umwumvire. Mu yandi magambo, ntabwo Yesu ari Kristo uzaza gukuraho ingoma y'Abaroma nk'uko ahari se Petero yabitekerezaga, ahubwo ni Yesu uje gupfa kubw'ibyaha byanjye nawe. Ariko nitumwizera, kuko nyine utaramwizeye, kuba yarapfuye nta kintu kinini byakumarira. So icyo nicyo tubona kuva ku murongo wa 28 kugeza ku wa 36. Tubona ko uyu Yesu ntabwo ari kimwe na Mose, ntabwo ari kimwe na Eliya, kuko uyu nguyu ni umwana w'Imana. Imana ivuga ngo ni umwana wanjye nitoranirije, mugire gute? Mumwumvire. Birakomeza cya kintu cyo kumva ku rwego rwo hasi no kumva ku rwego rwo hejuru, cyangwa se kumenya ku rwego rwo hejuru. Kubera ko ari umwana w'Imana ufite ubutware, akirukana abadayimoni. Hanyuma yabirukana, umurongo wa 43, ngo bose batangazwa n'igitinyiro cy'Imana. Hanyuma bakigitangarira, umurongo wa 44 akababwira ngo nimutegere amatwi aya magambo, umwana w'umuntu agiye kuzagambanirwa afatwe n'abantu. Mu yandi magambo ari kubabwira iby'iki? Iby'urupfu rwe.
kumenya Kristo bivuze kumenya ko yapfuye kubw'ibyaha byawe. Turi kumwe? Umuntu rero uzi ibi bintu hari ukuntu ubuzima bwe buhinduka. Nibyo tubona ku murongo wa 46 kugera wa 46, 47 na 48. Naho still tubona cya kintu cyo kumenya ko ku rwego rwo hejuru no ku rwego rwo hasi. Aba bantu bamaze kumva ibi bintu byose bati ubwo se umukuru muri twebwe ninde? Ni nka wa muntu nyine uri gusoma ibitabo byo gutwara imodoka. Ariko Yesu akaza kubafasha, wakazana umwana mutoya ngo kuko woroheje muri mwe hanyuma y'abandi bose niwe ugize gute? Niwe mukuru. Tukagira ngo noneho birumvikanye, birasobanutse. Hanyuma Yohana akazana andi makuru. Yohana aramusubiza ati, databuja, twabonye umuntu wirukana abadayimoni mu izina ryawe, turamubuza kuko atadukurikira. Yesu amusubiza ngo iki? Yesu aramubwira ati, ntimumubuze kuko atari umwanzi wanyu, kuko utari umwanzi wanyu aba ari mu ruhande rwanyu. Umuntu uzi neza Kristo uwo ari we amenya n'abo bafatanije. Turi kumwe? Iki nyine kirababaje kubera ko dufite abantu benshi bavuga ko bazi Yesu, ko bazi Kristo, ariko yareba bagenzi be akabashyira mu byiciro, akavuga ngo wowe ngo harya ngo uvuga Yesu cyangwa uvuga Yesu, ngo wowe harya ngo uteranira hehe. Ikibazo cyawe gikwiye kubaza ngo iyo uvuze Kristo uba uvuze nde? Uba uvuze umwami uzaguteza imbere, uzakuzamura, nyine uzakuraho ingoma y'Abaroma nka kwa kundi Petero yabivugaga, cyangwa uba uvuze umwana w'Imana uzapfa akazoka? Niba uyu muntu icyo avuze, yavuze Kristo, aba avuze umwana w'Imana wababajwe kubera ko ashaka gutandukanya idini no kwizera, agapfa ngo abe impongano y'ibyaha, hanyuma akazuka. Ubundi uwo nguwo akamurebye ukavuga ngo Imana ishimwe ko hariho bene data benshi. Wakamurebye ukavuga ngo ni urugingo rwanjye. Ariko turi mu gihe kibabaje nyine ko abantu ibyo bintu batabitekerezaho, nyine abantu batabyumva gutyo. Ariko reka ne kubitindaho, gusa nyine Imana idutabare. Hari ibintu nka bitatu byo gutekerezaho dusoza kuri aya magambo. Ikintu cya mbere ni ikibazo twahereyeho. Wowe iyo wumvishe izina Yesu, ni iki kiza mu mutima wawe? Ni umuntu uzaguha ubukire n'ibindi, cyangwa n'umwana w'Imana wababajwe akicwa akazuka? Ese iyo wumvishe Yesu wumva itandukaniro hagati y'idini no kwizera? Wumva ushishikajwe no gukora ibi na biriya ngo ahari Imana izashyira ku munzani? Cyangwa urabizi ko watsinzwe koko, ukeneye ko Imana ikugirira ubuntu? Kubera ko abantu bagiriwe ubuntu, abantu bemeye ko batsinzwe, nibo bonyine bashobora kubona ubugingo buhoraho. Hanyuma niba waramaze kubyemera, waramaze kwemera gutsindwa kwawe, iyo Yesu avuze ngo
ushaka ko nkurikira yiyange, wowe wumva iki? Ni kangahe ujya wigomwa ubushake bwawe? Ibyo bishobora gusondinga nk'aya magambo meza nyine ariko atumvikana. Ni kangahe ujya ubaza Imana icyo ishaka mu bintu runaka mbere yo gufata umwanzuro? Ni kangahe ubaza Imana ngo Mana wowe ushaka iki muri ibi ngibi? Ikitworohera ni ukubaza ngo abo mu rugero rwanjye babikora bate? Abantu twiganye abana babo biga hehe? Abo tungana abana babo babaho gute? So ugahera aho ngaho. Ariko Yesu yavuze ngo ushaka kunkurikira agire gute? Yiyange. Mu yandi magambo, mbere yo gufata icyemezo runaka arebe ngo se njyewe nka Yesu nshaka iki? Tutaragera aho ngaho, ubundi buryo bwawe bwo kumenya ubushake bwa Yesu mu buzima bwawe ni ubuhe? Ni gute umenya ubushake bwa Yesu mu buzima bwawe? Ni gute umenya icyo Yesu ashaka mu buzima bwawe? Abantu benshi ibyo kumenya ubushake bwa Yesu ntabwo babyitaho. Ariko gukurikira Yesu bivuze kwigomwa ubushake bwawe, kwigomwa ibyo kamere yawe irarikiye, ukabaza ngo Yesu urashaka iki? Ukeneye rero kuba uzi ngo harya iyo ngiye guhitamo aho njyana umwana wanjye mu ishuri, iyo ngiye guhitamo icyo nkorera umwana undakaje, mbwirwa n'iki ko ibi bintu ndi gukora ari kamere yanjye iri kunkurura cyangwa ari ubushake bwa Yesu mu buzima bwanjye? Ibyo bintu ukeneye kuba ubizi. Ntabwo nzi n'inshuro zingahe cyangwa se ni kangahe ufata umwanya wo gusenga no kubaza Imana ngo Mana urashaka iki mu buzima bwanjye? Aha hantu ngeze, aba bakozi turi gukorana, urashaka ko mbafatane? Urashaka ko nkora iki? Yesu ashaka ko umukurikira akora iki? Yikorera umusaraba we. Wowe iyo haje ibihe byo kubabazwa kubwo gukiranuka cyangwa se kubwo gukora icyo Yesu akubwira, bigenda bita? Cyangwa iyo ubonye harimo kubabazwa, niko Imana ivugana nawe ko atari ubushake bwayo? Oya, ntabwo ari uko nguko. Ntabwo nuhitamo gukora ubushake bw'Imana ugomba kuba witeguye ko no kubabazwa biri aho hafi. Ntabwo kuba harimo kubabazwa, kuba bigoye, aricyo kivuga ko atari ibyo Imana ishaka. Oya. Nabivuze Pawulo yabibwiye Abafilipi, ntabwo mwahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Ariko iyo niyo nzira yonyine yo kubona ubugingo, niyo nzira yo kubona ubugingo bwawe. Ibindi byose uzabwakwaho indishyi. Imana idutabare. Reka dusenge. Ntabwo nzi ikintu urimo kwiga muri aya magambo, ariko niba uvuga Yesu ukavuga Kristo, ukwiye kuvuga Kristo wababajwe kubera ko idini
no kwizera bitandukanye. Icyo yazize nicyo yababarijwe. Ukwiye kuvuga Yesu wapfuye nk'igihano gikwiriye ibyaha, akazuka nk'igihamya cy'uko ari incungu, ari umucunguzi w'abamwizera. Ukwiye kuba witeguye kumukurikira wigomwa ubushake bwawe, ugahirimbana kumenya ubushake bwe, akaba ari bwo ukurikiza. Naho ubushake bwe bwagusaba kubabazwa, ukwiye kuba ubyiteguye. Ukwiye kuba witeguye gukomeza kumukurikira umunsi ku wundi. Ukwiye gukurikira icyo ijambo rye rivuga kuruta icyaba urungano rwawe batekereza cyangwa se aho ubuzima bugeze. Urakoze Mwami Imana yacu ko waduhaye uyu mwanya wo kugira ngo dutekereze kuri aya magambo atari make, ariko Mwami dukeneye kumenya uwo uri we kandi tukabaho kubwe. Wakoze rero ko bidusobanuriye. Icyo twingingira no kugira ngo imitima yacu Mwami ikomeze komatana nawe. Uduhe imitima koko yemera kuyoborwa n'ubushake bwawe. Uturinde kuba babandi bahitamo kuzakwa ubugingo bwabo nk'indishyi kubera ko bakomeje guhirimbana mu mbaraga zabo no mu kwishakishiriza. Ahubwo Mwami uduhe kuba abangaba biyemeje kugukurikira, tukumenye kuri urwo rwego rwo kugukurikira koko ukuri. Tukumenye dutandukanye idini no kukwizera. Tuve mu gukora ibi na biriya ngo twemere, ahubwo twemere ko nta yindi nzira ihari, ntacyo twakora ngo twemere, ahubwo n'ubuntu bwawe. Turagusaba Mwami Imana ngo duhe ubwo buntu, uduhe kuba abantu bakumvira, bumva icyo ushaka bakagishyira imbere. Urakoze mu izina rya Yesu.